What do you want for your daughter? N'icyo wifuriza abakobwa bawe? What kind of man do you want for your daughter? Ni bwoko ki bw'umugabo wifuriza umwana wa umukobwa wawe? You must be that man to your wife. Ugomba kuba uwo mugabo ku mugore wawe. Men, your sons watch you. Buriya mbabwire bagabo, abahungu banyu barabareba. And they learn from you. Kandi burya babigiraho. How they are to treat their wives. Ni wowe bazigiraho uburyo bazita ku bagore babo. The way you do it uburyo bikora is the model that they have. Nicyo cyitegererezo bazaba bafite. How do you want your sons to treat your daughters? Wifuza ute ko abahungu bawe bazita ku bagore babo? Waba uri umusore cyangwa inkumi witegura kurushinga, waba se ufite isabukuru cyangwa ibindi birori hamwe n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe, ukaba ugishidikanya aho wabakirira, wivunika. Botanica Event igufitiye ibisubizo. Tubafitiye ubusitani bubereye ijisho kandi bwisanzuye bihagije kuri wowe ufite ibirori nk'ubukwe, inama za anniversaire, engagement, bridal shower n'ibindi birori bitandukanye. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali ku Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube. Ugikata werekeza kuri Burarirwa ku muhanda keke 515. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero cyangwa ukatwandikira kuri iyo email ubona kuri screen yawe. Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira House TV show, mbifurije ikaze cyane, mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ibihe byiza cyane, mbaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ni ikiganiro tutari bukorere muri studio nk'uko bisanzwe, ahubwo uyu munsi turi mu giterane cyiswe kubaka imiryango yubaha Imana, cyateguwe n'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, Paruwasi ya Remera. Ni igiterane kirimo inyigisho nziza cyane zigamije kubaka umuryango mwiza, zirimo gutangwa n'abantu b'impuguke mu gufasha abantu kubaka imiryango, nka Pst Rutayisire, Musenyeri Rambanda, Nathan Amoti Rusengo n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye. Nka House TV show musanzwe mubizi ko ibiganiro byacu bigaruka cyane ku muryango, turahababereye kugira ngo tubagezeho izi nyigisho z'ingenzi cyane ku muryango. By'umwihariko rero uyu munsi turatangirana na Pastor Barnett waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afatanyije na Pst Rutayisire ugiye kumusemurira mu Kinyarwanda. Karibu rero muze tubane, tubashe kwiga, twungurane, tubashe kunguka inama zitandukanye ziva muri aba bantu bose bari buze kuza kutuganirira cyangwa se bazatuganirira muri iki giterane. Ikaze kuri mwese. Ndanezerewe cyane kubana namwe muri kino gitondo, kandi nejejwe cyane n'iki giterane ndetse n'umwanya duhawe kugira ngo dushobore kwigira hamwe. Ati nuko murebera kure, ariko aka kantu mfite hano naga kantu ka Fathers Union. Ninjiye muri Fathers Union muri 2018. Ninjiriye Cyangugu, icyo gihe Bishop Amoti niho yarakiri. So when the chairman asked me to be a part of this, ati rero chairman wa Fathers Union ansabye ngo nzaze muri kino giterane, I knew that it was something that I wanted to do. Numvaga ari ikintu nanye shaka kubamo. Because the principles of the Fathers Union are so important. Kubera yuko amahame ya Fathers Union nayo umumaro cyane. They have good teaching whether you are in Rwanda or America or anywhere in the world. Harimo inyigisho nziza waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika cyangwa handi hose ku isi. In fact, I don't think that there would be anything in the world that wouldn't be better. Ubundi ntabwo ntekereza yuko ku isi hari n'ikindi kintu cyiza gishobora kuba cyiza kubirusha. If men were part of Fathers Union, byashobokaga ngo abagabo bose babe muri Fathers Union, and women were part of Mothers Union, n'abagore nabo bakaba muri Mothers Union,
And men and women around the world had a commitment to raise strong families. hanyuma abagabo n'abagore hirya no hino ku isi bakemeza yuko bagiye kubaka imiryango ifite imbaraga. I think hungry people would be fed. Abantu bashonje bagaburirwa. I think wars would stop. Intambara zahagarara. And I think we would experience the kingdom of God on earth. Ndetse icyo gihe twashobora kubona ubwami bw'Imana buza ku isi. This is what we're talking about today. Ibyo nibyo tugiye kuganira uyu munsi. Making our homes the kingdom of God. Kuhindura ingo zacu zikaba ubwami bw'Imana. Giving space for our children to grow up in the kingdom of God. Guha abana bacu uburyo bwo gukura nk'abantu bo mu bwami bw'Imana. This is an important work for us all. Iryo ni ijambo rikomeye twese tugomba kwitaho ku bw'ubugingo bwacu. I want to share with you from the Word of God to begin this morning. Ati ndashaka gufatanya namwe nshingiye ku ijambo ry'Imana. Psalm 78 verses 4 through 6. Turasoma Zaburi ya 78 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Zaburi ya 78 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. We will not hide from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power and the wonders he has done. Ntituzahisha abuzukuru babo, tubwira bigihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children. Kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho itegeko mu Bisirayeli, iryo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka, ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo. As James shared with you, I have a wife, her name is Kim. Kim. Ati nkuko James yabibabwiye mfite umufasha witwa Kim. She works in the hospital as a doctor doing neurosurgery. Ati akora mu bitaro nk'umuganga ubaga ibijyanye n'imitsi n'ubwonko. And we have one child, a son. Ati kandi dufite umwana umwe w'umuhungu. My son is now 9 years old. Umuhungu wanjye ubu ngubu afite imyaka 9. When I was a younger man, I dreamed of having many children. Nkiri mutoya nari mfite inzozi zo kuzabyara abana benshi. But when my wife had our son, she had trouble and complications. Atariko igihe umugore wanjye yabyaraga umwana wacu wa mbere yagize ibibazo hanyuma So we just have the one. bituma tugira umwana umwe. That made a special responsibility for me. Ibyo rero byampaye umurimo ukomeye cyane, responsibility ikomeye. I had to get it right the first time. Ati ibintu byose nagombaga kubitunganya kuva ku itangiriro. I didn't have any children I could practice on. Nta mwana wundi nari mfite ngo mukorere imyitozo. I had to go to the test right away. Byansabye rero kugira ngo njye mu ijambo ry'Imana nyitangira. This told me that this would be the most important work in my life. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mirimo yose uzakora uyu niwo murimo usumbiza iyindi. That God had given me one person. Kuko Imana yampaye umuntu umwe. He had created one human life and put him in my care. Ati yaremye ubuzima bumwe ubushyira mu biganza byanjye ngo mbwiteho. And that I would need to use everything that I have. Bityo binsaba kugira ngo nkoreshe ibyo mfite byose. All the wisdom, all the compassion, all the knowledge that I have. Ubwenge bwose, umutima wose, urukundo rwose, ibyo mfite byose. So that I could put it into him. Kugira ngo mbishyire muri uwo mwana. The goal of my life, intego y'ubuzima bwanjye, the number one priority, intego ya mbere isumba izindi, is to make sure that my son ni ugukora ku buryo uwo muhungu wanjye is a better follower of Jesus azaba umwigishwa wa Yesu mwiza than his father has been. ndetse akarusha jyewe wamubyaye. That's what we want for our children. Ibyo nibyo twifuriza abana bacu. We want them to excel past us. Twifuza yuko bakora neza bagasumbya aho twageze. We want to put them up on our shoulders Dushaka yuko bahagarara ku ntugu zacu bakaba barebare. so they can reach even higher Kugira ngo bashobore kugera aho twe tutageze. than we ever did. Birenze ibyo twebwe twagezeho. When the psalmist speaks of teaching the decrees to your children,
aha zaburi ivuga ko tugomba kwigisha amategeko y'Imana abana bacu, you can see how important it is to God. birakwereka uburyo Imana ibyo bintu biha agaciro. That a father pays attention to these things. Ngo umubyeyi umugabo yitondera ibi bintu. That he carries out his responsibility. Kugira ngo ashobore gusoza inshingano ze. To invest the things in his children. Kugira ngo ibi bintu abishyire mu bana be. That will last for their whole lifetime. Ibintu bizabafasha bikaguma mu buzima bwabo kugeza igihe bazapfira. And that will make sure. Kandi ugakora ku buryo. That when their life is over. Igihe bazaba barangije ubuzima bwabo. Their new life will begin. Ubugingo bw'iteka buzaba bubategereje. This is the most important work. Uyu ni wo murimo usumba iyindi ushobora gukora. For everyone who is a father. Kuri buri muntu wese w'umugabo wabyaye. And so I want to spend some time this morning. Ndagira ngo rero mfate umwanya mutoya muri kino gitondo. Talking about the qualities of biblical fatherhood. Ngo tuvuge ku biranga umugabo wabyaye mu buryo bwa Bibiliya. What is it that God expects from us? Niki Imana itegereje ku bagabo? And what are the gifts that he gives us? Ni zihe mpano Imana iduha? So that we can be successful in this job. Kugira ngo dushobore gukora neza uwo murimo yaduhaye. I want to begin by reminding you of something you know. Ndashaka kubanza kubibutsa ikintu mwese muzi. I was reminded of this by my son. Nanjye narabyiyibukije. We had gone to exercise together. Twari twagiye gukora imyitozo. We were working out our bodies. Turimo kugenda mbese dukora imyitozo working on getting our physical self stronger. Kugira ngo dushobore kugira imbaraga mu mubiri. And it was really hot outside. Kandi hanze hari hashyushye cyane. And my son started to ask me for some water. Hanyuma umuhungu wanjye atangira kumbwira ati papa ndashaka amazi. And I realized that I forgot to bring any water. Hanyuma nza kubona yuko nibagiwe kwitwaza amazi. But we were on a run. Kandi twakomeje turibuka. And there was no water anywhere around. Kandi aho ngaho twirukaga nta mazi yarahari. And it continued to be hot. Harakomeza harashyuha. And my son asked me again for water. Umuhungu wanjye rugira ngo ateze papa nakubwiye ko nshaka amazi. And I had to say I don't have any water. Hanyuma ndavuga ese sinanjye nakubwiye ko nta mazi mfite. And we kept going on a run. Turakomeza turagenda turiruka. And then it was still hot. Kandi harakomeza harashyuha. And my son asked me a third time. Ubwa gatatu umuhungu wanjye aravuga ati papa nakubwiye ko nshaka amazi. Dad, will you give me some water? Ndavuga papa wampaye amazi. And I had to say, hanyuma nanjye ndamubwira, son, you've been with me the whole run. Ndavuga ngo se we wa mwana we twirukankanye kuva aho twatangiriye. Did you see me go and get any water? Wigeze umbona njya gushaka amazi? I still have no water. Nta mazi ndabona. I wish I had some water. Rwose niba byashobokaga ngo umenye afite. I'd give it to you if I had it. Iyo mbanye afite nayaguhaye. But I don't have any water. Kandi wari ko nta mazi mfite. You cannot give your children ntushobora guha umwana wawe something that you do not have. icyo wowe udafite. Think about that. Mubitekerezeho cyane. Fathers, what are the things you want your children to have? Ese mwabagabo mwe muri hano babyaye niki mushaka ko abana banyu bagira? Do you want them to have the word of God in their heart? Murashaka yuko bagira ijambo ry'Imana mu mitima yabo? You can't give that to them unless the word of God is in your heart. Ntushobora kubiha abana bawe niba nawe mu mutima wawe nta birimo. Do you want to give them a prayer life? Urashaka kubaha ubuzima busenga? You can't give it to them unless you have a prayer life. Ntushobora kubaraga ubuzima busenga niba nawe udasenga. Do you want to give them friendship with God? Urashaka yuko baba inshuti z'Imana? Trust in Jesus. Kwizera Yesu. Do you want them to know salvation Urashaka ko bamenya agakiza and eternal life? n'ubugingo bw'iteka? You cannot offer them something that you do not have. Ntabwo ushobora kubaha icyo wowe udafite. And so if you are here today, niba uri hano rero uyu munsi, and there are things of God you want your children to have, hakaba hari ibintu wifuza, ibintu by'Imana wifuza ko abana bawe bagira, and you do not have them, ariko nawe ubwawe ukaba utabifite, you have to stop running your race. ugomba gutangira nawe urugendo rwawe. You have to stop running at work. Ugomba gutangira ukabikoraho. You have to stop chasing other things. Ugomba guhagarika kwirukanka inyuma y'ibindi. And you need to get those things of God in your own life. Ugatangira kwinjiza ibyo bintu mu buzima bwawe. And then you'll have something to give your children. Icyo gihe nibwo uzaba ufite icyuha abana bawe. God wants fathers to be spiritual leaders in their homes. Icya mbere Imana ishaka yuko abagabo baba abayobozi
bo mu mwuka mu ngo zabo. He wants them to be spiritual leaders in their churches. Ashaka yuko baba abayobozi bo mu mwuka no mu itorero. And he wants them to be spiritual leaders in their community. Kandi bakaba n'abayobozi bo mu mwuka aho batuye. This is an important thing. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Spiritual leadership is for the home. Ubuyobozi bwo mu mwuka bwagenewe ingo zacu. But it can't just stay there. Ariko ntabwo bishobora kuguma aho ngaho. It has to go into the church. Bigomba kwinjira mu itorero. But it can't just stay there. Ariko ntabwo bishobora kugarukira aho ngaho. It has to go into the community. Bigomba no kwinjira aho itorero riherereye. You have to be the same man of God in your home and in your church and in your community. Ugomba kuba umuntu w'Imana udahindagurika, ukusa mu rugo rwawe akaba ari kusa naho ukora, ukaba kusa no mu itorero. Your children need to see your spiritual leader in each of those places. Abana bawe bagomba kukubona urimo kuyobora mu buryo bw'umwuka aho hantu hose maze kuvuga. And then your children will believe in your spiritual leadership. Ubwo rero nibwo abana bawe bazemera ko ibyo uvuga ari ukuri, kufite ubuyobozi bwo mu mwuka. Pastors, your spiritual leadership cannot just be in the church. Pastori, ntabwo ubuyobozi bwanyu bugomba kugarukira mu rusengero. What were your children thinking if you are providing spiritual leadership in the church? Abana bawe bazatekereza iki niba wakubona uyobora ibyo mu mwuka mu rusengero? But at home you are not doing the things you are preaching about. Ariko bareba mu rugo bakabona ibyo wigisha si byo ukora. Your children will not believe you. Abana bawe ntabwo bazabyemera rwose. Your own children will reveal what's in your heart. Abana bawe bazagaragaza hanze ibiri mu mutima wawe. Businessmen, what will your children think? Mwebwe b'abacuruzi, abana banyu bazatekereza iki? If they see you saying these things in the home, niba hari ibintu ujye uvuga iyo uri mu rugo, but they see you cutting the corners at work, ariko wagera mu kazi bakabona hari ukuntu ugenda uviringa, taking shortcuts, ugenda ukora amacenga hirya no hino, doing things that don't honor God, ukora ibintu bitubahisha Imana, your children will not believe what you teach in the home. ntabwo abana bawe bazigera bemera bya bindi ujye uvuga muri mu rugo. If they do not see you living it in the church and in your community. Niba batakubona ibyo uvuga mu rugo ubikora mu itorero ngo bikore no hanze mu bantu. The man of God must be one man. Umuntu w'Imana agomba kuba umuntu umwe. Not different men if he's home or at church or in the community. Ntuba abantu batandukanye ngo ubutandukanye uri mu rugo n'uri mu rusengero n'uri mu itorero. A spiritual leader must be one man. Umuyobozi wo mu mwuka agomba kuba umuntu umwe. Everywhere he goes. Aho ugiye ntuhindagurike. A man after God's own heart. Umuntu uhuye n'uko umutima w'Imana ushaka. Last night we read from Ephesians chapter 5. Ejo twasomye mu Efeso ibice 5. And there we learned that the husband is the head of the family. Baratubwira ngo umugabo agomba kuba umutwe w'urugo. He's the head of the family as Christ is the head of the church. Azaba umutwe w'urugo rwe nkuko Kristo ari umutwe w'itorero. And he is to lead the family the way Christ leads the church. Agomba kuyobora urugo rwe nkuko Kristo ayobora itorero rye. Now men of God, consider the way Christ leads the church. Abantu b'Imana nimutekereze uburyo Kristo ayobora itorero. He does not lord himself above the church. Ntabwo ajya hejuru y'itorero ngo aripyinagaze. He does not demand the church serve him at his feet. Ntabwo asaba itorero ngo rimumere nk'umuja. He washes the feet of the church. Ahubwo yoza ibirenge by'itorero. He serves the church. Akorera itorero. He sacrifices for the church. Yitangira itorero. Jesus laid his life down for the church. Yesu yatanze ubuzima bwe kubw'itorero rye. This is what it means to be the spiritual leader, the head of the house for a biblical man. Icyo nicyo bishaka kuvuga kuba umugabo umuyobozi wo mu mwuka mu rugo. You are the servant of the family. Uri umugaragu w'urugo rwawe. You are Christ in the home. Uhagarariye Yesu mu rugo rwawe. We lay our lives down for our wives and our children. Dutanga ubuzima bwacu kubw'abagore bacu n'abana bacu. We sacrifice our dreams for God's dreams for them. Inzozi zacu turazihindura kugira ngo zihinduke inzozi z'Imana kuri bo. Our job, the Bible tells us, Bibiliya iratubwira ngo umurimo wacu is to grow our families in holiness. Ngo no gufasha imiryango yacu gukura mu buryo bwo gukiranuka. To help them become like Christ. Kubafasha gusa na Yesu. We give ourselves to this task. Kwitangira uwo murimo. It is the most important work. Kuko uwo niwo murimo ukomeye cyane twahawe. To be Christ in the home. Kuba Kristo mu rugo rwawe. For our family. Kubw'imiryango yacu.
In the home, the spiritual leader provides instruction in the Word of God. mu rugo rwawe umuyobozi wo mu mwuka agomba kwigisha abantu be iby'umwuka. The spiritual leader teaches the Word of God in the home. yigisha ijambo ry'Imana mu rugo rwe. You can bring your children to church on Sunday, ushobora kuzana abana bawe mu rusengero ku cyumweru, and the pastor will teach the Word of God. pastor akigisha ijambo ry'Imana, And the Sunday school teachers will teach the Word of abarimu ba God. Sunday school bakabigisha ijambo ry'Imana. But that's not enough. ariko ibyo ntibihagije. There are 168 hours in the week. icyumweru kigira amasaha 168. 168 hours in the week amasaha 168 mu cyumweru. is only 1 hour enough? ariko se muratekereza kuri ayo masaha yose isaha imwe mumara mu rusengero irahagije? Is that all we are going to give our children? isaha imwe niyo uzaha abana bawe? Fathers, you must be the pastor to your children. bagabo mugomba kuba abapasitori baragiye abana banyu. You must make sure that every day there are hours of instruction. ugomba gukora uko ushoboye ku buryo buri munsi babona ijambo ry'Imana baryigishwa, In the Word of God. bakiga ijambo ry'Imana. Mathematics are very important. imibare ni ngombwa, ifite akamaro. Reading and studying, very important. kumenya gusoma no kwiga andi masomo ni ingenzi. But do you think it's more profitable for your children ariko wibwira ko ibyo bifitiye abana bawe akamaro kuruta ijambo ry'Imana? to be an expert in mathematics or in the Word of God? kuba umuhanga mu mibare cyangwa kuba umuhanga mu ijambo ry'Imana? Ask your children how many hours of mathematics they study in school each week. uzabaza abana bawe amasaha bamara biga imibare buri cyumweru, And you take responsibility kandi ibyo ngibyo ukabyitaho, for making sure they have more hours of instruction in the Word of God noneho uzakore ku buryo babona amasaha arenza ayo ngayo mu ijambo ry'Imana than they have in mathematics. kuruta ayo babona mu mibare. That's your responsibility. uwo ni umurimo wawe. Mathematics may get them a good job, imibare kwiga imibare bakayimenya bizabahesha umurimo mwiza, but the Word of God will give them eternal life. ariko ijambo ry'Imana rizabaha ubugingo bw'iteka. Which is more important to you, fathers? kuri wo mwebwe babyeyi bagabo ni iki gifite umumaro kuruta iki? That your child has a comfortable life now, yuko abana bawe bagira ubuzima bwiza hano ku isi, or that he has treasure in heaven forever? cyangwa ko agira ubutunzi mu ijuru bw'ubugingo bw'iteka? You must prove what is most important to you ugomba kubanza ukibaza ukemera igifite agaciro kuruta ikindi by how you spend your time with your child. kandi ukabigaragaza mu buryo ufata igihe umarana n'abana bawe. 3 John chapter 1 urwandiko rwa gatatu rwa Yohana verse 4 says this: igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo, I have no greater joy ngo nta munezero nshobora kugira than to hear my children walking in the truth. nko kumva ko abana banjye barimo kugendera mu kuri. When my son speaks the Word of God, iyo numvise umwana wanjye avuga ijambo ry'Imana, when my 9-year-old son speaks the Word of God, iyo numvise umwana wanjye w'imyaka 9 avuga ijambo and ry'Imana, I hear it in my ears, hanyuma nkabyumva n'ugutwi kwanjye, I know I am doing my job, icyo gihe mpita nezerwa ko ndimo gukora neza umurimo wanjye, and that my heavenly Father is pleased with me, kandi nkamenya neza ko data wo mu ijuru anyishimiye, and my heart is full of joy umutima wanjye ukuzura umunezero, to know that that word is in his heart. kumenya yuko iri jambo arimo kuribika mu mutima. The Word of God is true. kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. It is a joy for a father to hear the Word of God on his son's lips. ati nta munezero umubyeyi w'umugabo ashobora kubona nko kumva umwana we arimo kuvuga ijambo ry'Imana. Ephesians chapter 6 verse 4 Abefeso ibice 6 umurongo wa 4 says, the man of God aravuga ngo umubyeyi wubaha Imana is to bring children up agomba kurera abana be in the training and instruction of the Lord. akabatoza abigisha ijambo ry'Imana. In the training and instruction of the Lord. akabatoza abigisha ijambo ry'Imana. Write this down, men. bagabo mwandike ibi bintu. Underline this, men. uwo murongo muce w'umurongo. This is your job. uyu ni umurimo wanyu. It doesn't say
pastors do this work. ntabwo Bibiliya yavuze ngo abapastori bazakora uwo murimo. It doesn't say the television does this work. ntabwo bavuze ngo televiziyo nizakora uwo murimo. It doesn't say the school teachers do this work. ntabwo bavuze ngo abarimu ku ishuri nibo bazakora uwo murimo. It says husbands do this work. aravuga ngo bagabo mukora This is your responsibility. uwo ni umurimo wanyu. God has given it to you. iyo ni inshingano Imana yabahaye. Instruction and training in the Lord. gutoza no kwigisha ijambo ry'Imana. You cannot give your child something you do not have. ntabwo ushobora guha umwana wawe icyo udafite. And so you have to be trained and instructed nawe ubwawe ugomba kubanza ukitoza ukiyigisha iryo so that you can train and instruct. kugira ngo nawe ushobore gutoza abandi unabigisha. If you go watch football at Amahoro Stadium ati uramutse ugiye hariya ku Mahoro Stadium ukajya kureba umupira and you see the players out there playing, ukabona abakinnyi barimo gukina, you'll also see the coach coaching. ariko uzabona n'umutoza ahagaze iruhande rw'ikibuga. The coach has to know all the plays. umutoza agomba kumenya imikinire yose. He has to know all the skills agomba kumenya ubuhanga bwose bw'umukino so that he can share them with the players, kugira ngo ashobore kubisangiza abakinnyi, so that they can execute the plays. kugira ngo bashobore gukina neza. You're the coach for your children. wowe uri umutoza w'abana bawe. You have to have the instruction ugomba kuba uzi neza ibyo ubigisha so you can give the instruction. kugira ngo nawe ushobore kubigisha. Deuteronomy chapter 6, mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice bitandatu verse 6 and 7 umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi says, "These are the commands I give you today. Mose aravuga ngo aya niyo mategeko mbaho uyu munsi, They are to be on your heart. ngo uyandike ku mutima wawe, Impress them on your children. uyigisha abana bawe, Talk about them when you sit at home uyavugiye wicaye mu rugo, and when you're walking along the road unayavugiye urimo kugenda mu nzira, and when you lie down unayavugiye uryamye and when you get up." n'iyo ubyutse. How do you instruct your children? uzigisha abana bawe ute? How do you teach them these things? ubigisha ute ibyo bintu? You have them in your heart ugomba kubigira mu mutima wawe, and you impress them on your children. hanyuma ukabishyira mu bana bawe, You talk to them about you talk about them with your children. ukabibabwira, ukabibaganiriza. When you're sitting at the dinner table, iyo mwicaye ku meza murya, you share the word of God. mugasangira ijambo ry'Imana. When you put your child to bed at night, iyo ugiye kuryamisha abana, you pray the word of God. ukabasengera ushingiye ku ijambo ry'Imana. A few nights ago before I left, iminsi mikeya mbere yuko tuza, my son was having some challenges. umwana wanjye yari afite utuntu tw'utubazo, And so I was giving him some encouragement. hanyuma nari ndimo kumutera umwete, muteramo imbaraga. He was already in his bed ready to go to sleep. yari aryamye yagiye gusinzira, And I was giving him strategy to deal with the issues. nari ndimo kumwigisha amayeri yo kurwana n'ibyo bibazo. And then I said, "Okay, son, good night." ndamubwira nti urare neza, And I started to walk out of the room. hanyuma ngiye gusohoka, And I turned off the light. hanyuma nzimya amatara, And in the darkness, I heard my son's voice. hanyuma maze kuzimya numva umwana wanjye aravuze, And he said, "Dad, aravuga ngo papa, you forgot to pray for me." wibagiwe kunsengera. And so I turned on the light ndogera natsa amatara, and I sat back down hanyuma nicarira ku gitanda cye, and I put my hand on my son's chest murambikaho ikiganza ku gituza, and I prayed the blessing of God over him. hanyuma musabira umugisha w'Imana. I prayed for angels to surround him, ndasenga ngo abamarayika to bamukikize protect him and keep him safe, kugira ngo bamurinde, to give him peace from the anxiety of his troubles. kugira ngo bamuhe amahoro kuri ibyo byari bimuhangayitse. And I blessed him. hanyuma muha umugisha, And then I left again. hanyuma ndasohoka. My son knew I had forgotten something important. umwana wanjye yari abizi ko hari ikintu cy'ingenzi nibagiwe, I should have remembered. nagombaga ko hari igihe wabyiyibukije, But because it is our habit ariko kubera ko ari umuco dusanganywe to pray every night together, gusenga buri mugoroba, when the father forgot, iyo papa abyibagiwe, the son knew what to ask for. umwana aravuga ati hari ikintu ugomba kugusaba. He needed the prayer yari akeneye ayo masengesho more than my advice or strategy. kuruta za nama n'amayeri namwigishaga. This is the work of the Father, uwo ni umurimo wa data, to speak the word of God uwo ni umurimo w'ababyeyi b'abagabo, kubwira when you're ijambo lying ry'Imana, down and when you're getting up, iyo uryamye n'iyo ubyutse, when you're walking along the road, iyo urimo kugenda mu when you're muhanda, driving in the car, iyo utwaye imodoka, when you're sitting on the bus, n'iyo wicaye muri bisi, wherever you are, aho waba uri hose, to let the word of God
kureka ijambo give ry'Imana instruction to your children. rikayobora abana bawe. The spiritual leader in the home gives instruction in the word. Ati umuyobozi wo mu mwuka atanga yigisha mu rugo rwe. The spiritual leader also provides discipline. Kandi umuyobozi wo mu mwuka agomba gutanga gahunda. Discipline is an important role of the father in the home. Gahunda kugendera ku murongo ni ikintu cy'ingenzi. Proverbs chapter 3 Imigani ibice bitatu verse 11 and 12 murongo wa 11 n'uwa 13 reminds us of this important principle. itwibutsa iri hame rikomeye. It says this: Bivuga ngo do not despise the Lord's discipline, ngo ntukirengagize gukosorwa n'Imana, and do not resent his rebuke, kandi ntukange iyo agukosoye, because the Lord disciplines those he loves, kubera ko Uwiteka akosora abakunda, acyaha akunda, as the son he delights in. nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimana. Christians like discipline. Abakristo bakunda discipline, bakunda gahunda. A biblical father wants correction. Umubyeyi ugendera ku ijambo ry'Imana ashaka gukosora cyangwa gukosorwa. When my son said, "Dad, you forgot to pray," ati uyu mwana wanjye yambwiraga ngo papa wibagiwe kunsengera, I wasn't angry. ntabwo byandakaje. He pointed out that I forgot something important, Yanyibukije ko nari nibagiwe ikintu cy'ingenzi, but it didn't make me angry. ariko ntabwo byandakaje, It made me happy byaranejeje, because I was receiving correction kubera yuko nari ndimo gukosorwa, that made me a better man. bituma mba umugabo mwiza kurushaho cyangwa umubyeyi mwiza kurushaho, It made me a better father. bituma mba umupapa mwiza kurushaho, It reminded me of my responsibility to Christ, kuko byanyibukije inshingano nahawe na Kristo. and so I accepted it Nicyo cyatumye mbyakira and I neza, received it. nkabyakira neza. It's painful sometimes Rimwe na rimwe bishobora kukubabaza if you are living with a sin iyo ubaho ufite icyaha, and your brother comes and corrects you. umuvandimwe wakaza akagukosora, He asks you, "What are you doing? akaza avuga ati ariko ibyo bintu urimo ni ibiki, This thing you're doing is not good, ibi bintu urimo gukora si byo, and you need to stop doing it." kandi ugomba kubihagarika. That can be embarrassing. Bishobora kugukoza isoni, It can be shameful bishobora kuguteza agahinda that someone you respect kubona umuntu wubaha knows you've been doing something wrong. azi neza ko ari ibintu by'amafuta urimo gukora. But brothers in Christ, listen to me. Ariko bene data muri Kristo mu ntege amatwi, I would rather be disciplined for doing something wrong nahitamo gukosorwa iyo ndimo gukora ikintu kitari cyo, so that I can stop doing it kugira ngo nshobore kugihagarika, and I can repent bikantera kwihana, and I can move forward in a holy way. nkashobora gukomeza kugenda mu buryo bwo gukiranuka. Would you rather be wrong your whole life, Ese wahitamo guhora ugendera mu makosa ubuzima bwawe bwose, or would you rather be corrected cyangwa wahitamo gukosorwa so that you can be right in the future? kugira ngo ushobore kugenda neza mu gihe kiri imbere? I want to be like Christ. Jewe ndashaka gusa na Yesu, I want to be like Christ. je ndashaka gusa na Yesu. And if there's part of me that's not like Christ, Niba hariho ikintu kiri muri jewe kidasa na Yesu, I don't want to have it. ntabwo nshaka kukigumana, I want to get rid of it. ndashaka kukikuraho. If I have an attitude that is not like Niba Christ, mfite imyitwarire I want idasa to n'iya get rid Yesu, of it. ngomba kuyikira, If I kuyikiza. have a behavior that's not like Christ, Niba mfite ibintu nkora bidahuye n'ibyo Yesu yakora, I want to stop doing it. ngomba kubihagarika. And I want that for my child. Kandi ibyo nibyo nifuriza n'abana banjye. And so I have to discipline him. Niyo mpamvu n'umwana wanjye ngomba kumukosora. That means I have to pay attention to what he's doing. Niyo mpamvu ngomba kwita ku byo arimo gukora byose. If I'm not paying attention to what he's doing, how will I correct him? None se niba ntita ku byo arimo gukora nzamukosorane. Do you know what your sons are doing, fathers? Ese babyeyi muri hano muzi iby'abana banyu b'abahungu barimo gukora? Do you know the decisions your daughters are making, fathers? Muzi ibyemezo abakobwa banyu barimo gufata? You have to pay attention. Ugomba kubyitaho. And if you love them, Kandi niba ubakunda, you will correct them. uzabakosora. Anytime you see them going wrong, Nubona barimo kujya mu bitari byo, you will give them correction. ugomba kubakosora. Discipline is a sign of love. Gukosora, guha discipline ni ikimenyetso cy'urukundo. Proverbs 13
Imigani 13 verse 24 umurongo wa 24 says, whoever spares the rod aravuga ngo umurongo wa 24 Imigani urinda umwana inkoni hates their children, abamwanze, but the one who loves their children ariko ukunda umwana we is careful to discipline them. amuhana hakiri kare. What the Bible is teaching us, Icyo bibirimo kutwigisha hano, it's not loving ntabwo biba ari urukundo to let your children make mistakes iyo uretse abana bawe ugakomeza ukagendera mu mafuti and not correct them. ukanga kubakosora. Your children are going to make mistakes. Abana bawe bazakora amakosa, It's how they learn. niko biga. But when they make them, Ariko iyo bakoze amakosa if we don't correct them, ntubakosore, they will never learn ntabwo baziga, and they will continue bazakomeza bibwira ngo nibyo, to make the same mistake bahore bakora amakosa amwe over and over and over again. bayasubiramo. And so we have to correct them. Niyo mpamvu tugomba kubakosora. The Bible also teaches us this about discipline. Bibiliya hari ikindi twigisha ku bijyanye na discipline. Colossians chapter 3, Abakolosayi ibice 3 verse 21. umurongo wa 21 Fathers, do not embitter your children, baratubwira ngo bagabo babyeyi ntimugasharirire abana banyu or they will become discouraged. kugira ngo be gucika intege. When we discipline our children, Iyo twebwe dukosoye abana bacu we have to walk on a very fine line. tugomba kugenda twigengesereye. We want to keep them from harm, Dushaka kubabuza kwigirira nabi, but we don't want to discourage them. ariko ntitugomba kubaca intege. And so we have to be wise in our discipline. Niyo mpamvu tugomba kwitondera uburyo dukosora abana. If my son drops a bowl Wenda tuvuge yuko umwana wanjye akubise ikintu hasi, and it shatters on the floor, ikirahure kikameneka, I might say to him, nshobora kumubwira nti try to be more careful, son. ati ujye witonda, Maybe hold the bowl differently, son. hanyuma iyo ngemero uyifata mu buryo butandukanye. And then I teach him how to clean up the mess. Hanyuma nkamwigisha uburyo akosora ibyo ngibyo byangiritse. We do it together so he knows how to do it. Hanyuma tukabikorana, ibirahure tukabitoragura dufatanije akamenya uko bikorwa. But if I see my son running into the street, Ariko mbonye nk'umwana wanjye yirukanka mu muhanda, when I have told him don't run in the street, kandi namubwiye ntukagende wirukanka mu muhanda, if I see him running into the street where cars are driving quickly, nkabona arimo kwirukanka mu muhanda kandi imodoka zirimo kuza zihuta, I'm not going to say, hey son, don't do that. ntabwo nzamubwira ngo mbere ngo witonde, Walk more carefully. ngo ugenda witonze. I'm going to take him by the hand Nzagenda mufata ukuboko, and I'm going to paddle his bottom. hanyuma mukubita akantu ku kibuno. Why? Kubera iki? Because I need him to be scared of running in the street. Kuko ndashaka yuko atinya akajya agira ubwoba iyo agiye kwirukanka mu muhanda. Because he's too young, he doesn't understand. Kubera ko akiri mutoya ntabwo ashobora kubyumva neza mu bitekerezo. Running in front of a car could kill him. Kwirukanka imbere y'imodoka bishobora kumwica. And so I have to discipline him Niyo mpamvu ngomba kumukosora noneho nshyizemo imbaraga to save his life. kugira ngo nkize ubuzima bwe. But dropping a bowl, Ariko gukubita hasi ikirahure that doesn't threaten him. ntabwo bizamwica. It's a small thing. Ako ni akantu kamanjwe. And so I gently encourage him, Icyo gihe bwo ngomba kumutera gently correct him. nkamukosora buke buke, nkamukosora ku neza. Fathers, if you beat your children for dropping a bowl, Ariko wumve mubyeyi, nukubita umwana wawe kubera ko akubise ikirahure hasi, they will become discouraged. bazacika intege. And they won't believe you that playing in the street is dangerous. Kandi nibatangira no gukinira mu muhanda bazumva ari nka bya bindi umenyereye. Because to them it will be like dropping a bowl. Kubera ko kuri bo gukinira mu muhanda no kumena ikirahure bizaba ari kimwe. Because the discipline is the same. Kubera yuko discipline wabahaye wakoresheje discipline imwe. Discipline teaches our children Gukosora abana, guhana abana, hari ikintu byigisha abana bacu. that actions have consequences. Bibigisha yuko ibikorwa byacu bigira ingaruka. And it teaches them how to measure the consequences. Bityo ibihano umuha bikamwigisha gupima uburemere bw'ibikorwa n'ingaruka zabyo Before they make their choices. kugira ngo bashobore guhitamo neza. This skill will teach them things that will last a lifetime.
ibyo ngibyo bikoze bibigisha ubwenge bazagenderaho ubuzima bwabo bwose. It will teach them how to measure risks in business. Bizabigisha uburyo upima risk iyo uri muri business. Do I make this investment or do I not make this investment? Ese amafaranga yanjye nyashore muri ibi ngibi cyangwa nyashore muri biri? Do I take this chance or do I not take this chance? Ngerageze gukora ibi bintu cyangwa mbyihorere. These are important skills that you can give. Ibyo ni ubwenge, ni ubushobozi tugomba gutoza abana bacu. Along with discipline, the spiritual leader provides compassion. Icya gatatu nako hamwe na discipline umubyeyi agomba kugira impuhwe. You must have compassion for your children. Ugomba kugira urukundo n'impuhwe ku bana bawe. God has compassion for you. Imana itugirira imbabazi. Do you remember the story of the prodigal son? Mwibuka inkuru y'umwana w'ikirara? That boy made all the wrong choices. Uriya mwana yari yahisemo nabi pe ku bintu byose. He treated his own father like he was dead. Yafashe se amufata nkaho yapfuye. He didn't listen to a word his father said. Ibyo se yari yaramubwiye byose nta na kimwe. He made every bad choice a child could make. Amahitamo yose yari mabi. But when he went home to his father, ariko agarutse kwa se, the word of God says this: ijambo ry'Imana riratubwira ngo while the son was still a long way off, ngo umwana akiri kure hirya, his father saw him, ngo se yaramubonye, and he had compassion on ngo him. amugirira impuhwe, amugirira He was imbabazi, filled with compassion ngo for him, yumva yuzuye impuhwe kubw'umwana we, and he ran to his son, ngo agenda yirukanka amusanganira, and he put his arms around his ngo son, aramuhobera, and he kissed his son. aramusoma. In that story, God is the father, Muri iriya nkuru Imana niyo data, and fathers, we are the sons. kandi twebwe bagabo turi abana b'Imana. This is what God your Father has done for you. Ibyo nibyo Imana data yadukoreye. He has seen all of your sin, Yabonye ibyaha byacu byose, and when you turned to him, ariko tumuhindukiriye, he had compassion for you, atugirira imbabazi, and he ran to you, ariruka and aradusanga, he threw his arms around you, araduhobera, and he embraced you. araduhobera. He did not put you to shame. Ntabwo yadukojeje isoni, He did not remind you of your sin. ntabwo yicaye gukomeza kukwibutsa ibyaha byawe. He was grateful you were home, Yanejejwe nuko wagarutse muhira, and he was ready to help you make new choices. kandi yari yiteguye kugufasha guhitamo neza. This is what biblical fathers have for their children. Icyo nicyo ababyeyi b'abagabo mugomba kugaragariza abana banyu, This kind of compassion. bene izo mbabazi. The father in that story was undignified. Ati uriya mubyeyi muri iriya nkuru ntabwo yitaye ku cyubahiro cye. He ran down the street towards his son. Yagiye yirukanka ajya gusanganira umwana we. He didn't make his son make all of the steps on his own. Ntabwo yategereje ngo areke ngo uriya mwana wari uza yiruka. Just the smallest step that his son made. Ako gatambwe gatoya umwana we yari yateye, That was all he needed. nicyo se yari akeneye gusa. The Bible says if you take a step to God, Bibiliya iratubwira ngo nutera intambwe wegera Imana, God takes a step towards you. nawe Imana nayo itera intambwe kwegera. Whose steps are bigger, the son or the father? Urebye intambwe z'uriya mwana n'izase izari ndende n'izihe. So when your child takes a small step to you, Iyo umwana wawe ateye agatambwe gatoya kugana, you take all the rest of the steps, ibisigaye nawe aba ari utera izo ntambwe and you put umwegera, your arms around them, hanyuma ugende umuhobere, and you have compassion on them, kandi umugaragariza imbabazi n'impuhwe, and then you encourage them. hanyuma batera umwete. The spiritual leader encourages. Umuyobozi wo mu mwuka atera abandi umwete. 1 Thessalonians Mu Batesalonike igice cya mbere, chapter 2 verse 11 and 12 igice cya kabiri umurongo wa 12, says, "For you know we dealt with you ati muzi uburyo twitwaraga hagati muri mwebwe, as a father deals with his own children, nk'uko umubyeyi agirira abana be, encouraging, comforting, and urging you tubatera umwete, tubahugura to live a life worthy of God, ngo mubeho ubuzima bukwiriye abubaha Imana, who calls you into his kingdom and glory." Imana ibahamagarira mu bwami bwayo bw'icyubahiro. Fathers, you are to encourage your children. Namwe babyeyi mugomba gutera abana banyu umwete, See the good things that they do. ubone neza ibintu bakora neza. When you're paying attention to them Iyo ubitayeho cyane and you see the bad things, ukabona ibibi gusa, discipline and correct. ukosore.
But when you see the good things, ariko nubona hari ibyiza barimo gukora, encourage them. ubatera umwete Say kubikomeza, good to them. ubabwira ibintu byiza, Encourage them. ubatera umwete. If they do something wrong, say one word of discipline. Ati nibakora ikintu nabi ujye ubabwira ijambo rimwe ryo But kubakosora, if they do something good, ariko nibakora ikintu cyiza say 5 words of encouragement. ubabwira amagambo 5 yo kubatera umwete. Children need to be encouraged. Abana bakenera guterwa umwete. Daughters want to please their daddy. Ati burya abakobwa bifuza kunezeza base, Sons want to make their fathers proud. ati abahungu baba bifuza yuko se abishimira. Every man in here can testify. Buri mugabo wese wicaye mwana ashobora kubitangira I ubuhamya. want my father to be proud of me. Ati nifuza ko data anyishimira, I want my father to be proud of me. numva yuko data yumva atewe ishema n'ibyo nkora. So when you encourage your children, Iyo rero uteye umwete abana bawe, you make them work even harder utuma bakora kurushaho to do those good things kugira ngo bashobore gukora ibyo bintu that make their father proud. bituma umubyeyi wabo abishimira. Encourage your children. Utera abana bawe umwete. There is one more task for the biblical father. Ati hari umurimo umwe usigaye umubyeyi agomba gukora. He must be a spiritual leader. Agomba kuba umuyobozi wo mu mwuka, He must also be a role model, ariko agomba kuba n'icyitegererezo, a mentor for his children. umutoza w'abana be. There are 2 things that this requires. Hari ibintu bibiri ibyo bisaba. We spoke about one of them last night. Kimwe nakivuzeho ejo, It's the passage in Ephesians 5. ni ya magambo yo mu Efeso ibice 5. A father must be a loving husband. Ati buriya umugabo agomba gukunda umugore we. I want to say just one word about why that's important today, Reka mbabwire impamvu ibyo ngibyo ari ibintu by'agaciro kanini, because I spoke a long time about it last night. kubera ko nabivuzeho cyane ejo. Did you know that daughters watch their fathers Mwari muzi yuko burya abakobwa bitegereza base to see how their father treats their mother? kugira ngo barebe uburyo papa yita kuri mama, And the daughter learns kandi burya abakobwa bigira the kind of man she wants for ibyo herself, bituma umukobwa atangira kuvuga ngo hari ubwoko bw'umugabo nshaka, the kind of man she deserves for herself. umugabo yumva ashaka kuzashaka. So fathers, if you belittle your wife, Buriya rero nkubwire mugabo, niba umugore wawe umutesha agaciro, if you take advantage of her, ugasanga ahubwo uramwexploit, uramunyunyuza, if you make her small, ugiteka ryose ukamupfobya ukamushyira hasi, you are teaching your daughter uburyo urimo kwigisha umukobwa wawe that they do not deserve respect. ngo umugore nta gaciro afite. And they will be with men Bazatangira kugendana n'abagabo who take advantage of them, babambura agaciro, who use their bodies bakoresha imibiri yabo but do not care about their hearts. ariko batabitayeho. What do you want for your daughter? Ni iki wifuriza abakobwa bawe? What kind of man do you want for your daughter? Ni bwoko ki bw'umugabo wifuriza umukobwa wawe? You must be that man to your wife. Ugomba kuba uwo mugabo ku mugore wawe. Men, your sons watch you Buriya mbabwire bagabo, abahungu banyu barabareba and they learn from you kandi burya babigiraho. how they are to treat their wives. Ni wowe bazigiraho uburyo bazita ku bagore babo. The way you do it Uburyo ubikora is the model that they have. nicyo cyitegererezo bazaba bafite. How do you want your sons to treat your daughters? Wifuza ute ko abahungu bawe bazita ku bagore babo? They will learn from how you treat your wives. Bazabyigira ku byo babonye uburyo uhita ku mugore wawe. And so the role model must be a loving husband, Buriya rero kugira ngo ub'icyitegererezo ugomba kuba umugabo ukunda umugore wawe, and he must be a provider. kandi ugomba kuba umuhashyi wahira urugo rwawe. Biblical fathers provide for their families. Abagabo bo mu buryo bo mu ijambo ry'Imana bagomba guhahira ingo zabo bakazitaho. In 1 Timothy chapter 5, Muri Timoteyo wa mbere ibice 5 in verse 8, umurongo wa 8, the Apostle Paul writes, Pawulo arandika ngo anyone who does not provide for their relatives, ngo umuntu utita kuwo mu rugo rwe, especially for their own household, ariko cyane cyane abo mu rugo rwe, has denied the faith aba yihakanye ibyizerwa
and is worse than an unbeliever. kandi ababaye hanyuma y'abatizera. Let me say a word about this. Reka mbabwire ijambo rimwe kuri ibi ngibi. That does not mean if you are working hard ntabwo bivuga yuko ngo niba ukora ukabira icyuya cyane and you have very little ukaba ufite udufaranga duke that you have failed. ntabwo bivuga yuko watsinzwe. What this means is ikiri jambo rishaka kuvuga if you have something to give niba hari ikintu ufite ushobora gutanga and you refuse to give it to your household, hanyuma ntugihe umuryango wawe, then you are not being godly. ntabwo uba uri umuntu w'Imana. If your child is hungry niba umwana wawe ashonje and you have bread, ukaba ufite umugati, you give it to your child. uha umwana wawe, You provide. uragabura, You work hard. urakora cyane, You give yourself to providing for your family. ukitanga kugira ngo umuryango wawe we gusonza. You share the gifts that God has given you. impano Imana yaguhaye ukazisangira This nabo. is the first purpose why He's given them to you, iyo niyo ntego ya mbere Imana yari ifite ubwo yaziguhaga, is to support your family kugira ngo ushobore gushyigikira umuryango wawe, and then to support your church kugira ngo ushobore gushyigikira itorero, and then to support your community. ushobore no gushyigikira igihugu cyawe. Because being a spiritual leader kuko kuba umuyobozi wo mu mwuka, and being a role model kuba icyitegererezo, starts in the home, bitangirira mu rugo, but it must move into the church ariko bigomba no kwimuka bikajya no mu itorero, and it must move into the community. bikimuka bikagera n'aho utuye. I began by telling you natangiye mbabwira you cannot give something you do not have. ntushobora gutanga icyo udafite. And so if you have these things to give, niba ufite ibyo bintu ushobora gutanga, you must give them. ugomba kubitanga. And if you need them, ariko niba unabikeneye, you're in the right place. aho niho ugomba kuba. You're here to receive these things, uri hano kugira ngo wakire ibyo bintu, to learn these things, kugira ngo wige aya masomo, but not to keep them for yourself, ariko ntabwo ubyiga ngo ubyigumanire, but to give them to your children kugira ngo ushobore kubiha abana bawe and to your spouse. n'umufasha wawe. And once you have these things, kandi numara kubona ibi bintu, you have to work to keep them. ugomba gukora cyane kugira ngo we kubitakaza. If I give my child my water ati mpaye umwana wanjye and he drinks it all, amazi yanjye akayanywa yose, he's going to be thirsty again, azongera agira inyota, and I'm going to need more water. nzongera nkenera andi mazi. And so I have to keep refilling the water ngomba gukomeza nkuzuza rya cupa ry'amazi, so I can keep giving it to him. kugira ngo nshobore kubona ibyo nkomeza kumuha. And these spiritual things, no mu buryo mwuka niko bimeze, I have to keep refilling them ngomba gukomeza nanjye so I nkuzura, can keep giving them. kugira ngo nshobore gukomeza kubona ibyo ntanga. The goal is to never be empty. intego ni uko utazagira na rimwe uba wakamye. I don't fill up my cup ntabwo nuzuza igikombe and cyanjye then pour it all the way out into his. hanyuma ngo usuke muke. I keep my cup full igikombe cyanjye kigomba gukomeza cyuzuye, and keep filling it nkakomeza nkacyuzuza, so that it overflows, kugira ngo ahubwo kijye cyuzura gitembera so that hanze. I am full jyewe nduzuye and my son is full. n'umuhungu wanjye nawe aruzuye. This is the work you must do. uwo ni wo murimo tugomba gukora. This is the importance of Father's Union uwo ni wo nshingano ya mbere ya Fathers Union and of Mother's Union, na Mothers Union, of being in the church community, no kuba mu itorero, of coming to the family convention. ukaza mu giterane nk'iki cy'umuryango. All of these things fill us ibi bintu turimo kwiga and biratwuzuza, keep us full. bigatuma twuzura. Proverbs 27, imigani 27 verse 17 umurongo wa 17 says, as iron sharpens iron, aravuga ngo nk'uko icyuma gityaza icyuma, so one man sharpens ngo another. niko n'umuntu atyaza undi. We need each other. turakenerana, Fathers need each other. abagabo barakenerana, Mothers need each other abamama barakenerana, to keep each other sharp, kugira ngo dukomeze gutyazanya, to keep each other overflowing. kugira ngo dukomeze kuzura dusendere. And not just anyone will do. ntabwo ari buri muntu wese uzabikora. Godly fathers abagabo bubaha Imana need other godly fathers. bakenera abandi bagabo bubaha Imana. Godly fathers are not helped by ungodly fathers. ntabwo abagabo bubaha Imana bazigera bafashwa n'abagabo batubaha Imana. What sharpens iron? igityaza icyuma Iron. ni ikindi cyuma. Will my knife be sharpened by butter? mwibwira yuko mfite icyuma ashobora kugityarisha amavuta? No. My Bishop- knife will not be sharpened by butter. ntabwo amavuta ashobora kuntyariza icyuma. My knife needs another knife.
icyuma cyanjye gikeneye ikindi cyuma. And so you must be in community together Ugomba kubana n'abandi bantu to sharpen one another, kugira ngo mutyazanye, to hold one another accountable kugira ngo mushobore no gukosorana, to doing the things God has called kugira us ngo to do. mushobore gukora ibyo Imana yabasabye. I've shared a lot of Bible verses with you today Uyu munsi nabahaye imirongo myinshi yo muri Bibiliya, because our goal is not to just be fathers. kubera ko intego yacu ntabwo ari ukuba ababyeyi gusa. Our goal is to be biblical fathers, Tugomba kuba abagabo mu buryo bw'Imana, to be fathers on earth kuba abapapa hano ku isi as our Father in heaven. nk'uko data wo mu ijuru ameze. And so I want to share one more Bible verse to close. Reka nanjye ndangirize kuri uyu murongo umwe wo muri Bibiliya. And this one tells you how important this work is. Uyu murongo urababwira uburyo uyu murimo ukomeye. This tells you why you should take this seriously. Uyu murongo urababwira impamvu ibi mugomba kubyitaho. It tells me why raising my son is my number one job. Birambwira ngo iyi niyo mpamvu ugomba kwita ku burere bw'uyu muhungu wawe. Proverbs 22 verse 6. Imigani Proverbs chapter 22 Imigani 22 umurongo wa 6 verse 6. umurongo wa 6 Start children off on the way they should go, ati utoza umwana inzira agomba kunyura, and even when they are old, n'igihe bazaba bashaje they will not turn from it. ntabwo bazayivamo. I told you that my son is 9 years old. Nabwiye ko umuhungu wanjye afite imyaka 9. In America, our children go to school at home until they're 18. Muri Amerika Children go to school from home until they're 18 years old. abana bajya ku ishuri bavuye iwabo kugeza iyo bageze ku myaka 18. And when they're 18, we send them off to university. Iyo bageze kuri 18 tubohereza muri university. And they really never live at home again. Ntabwo wongera kugaruka mu rugo ukundi. They may come stop by for a little time, Rimwe na rimwe bashobora kugaruka bakaza bakamara igihe gito. but they begin their life in their own home. Iyo bageze ubwo baba bagiye ukwabo. So I realized this summer Muri vuba ngaha that my son is 9. natekereje ko umwana wanjye afite imyaka 9. That means half the time has already gone by. Biravuga ngo kimwe cya kabiri cy'igihe tuzamarana cyamaze kuncika. That I will be the most important influence on him. Kugira ngo nshobore kugira influence ku buzima bwe. I only have half the time left now Ubu nsigaranye kimwe cya kabiri cy'igihe nari mfite. to be the most important influence on him Kugira ngo nshobore kumugiraho influence. before everything else in the world tries to influence him. Mbere yuko ibindi byose byo ku isi bitangira kumugiraho influence. And so I have to start him off in the way I want him to go. Niyo mpamvu rero ngomba kumushyira mu nzira agomba kugendamo. If you're going to run a race, Nubu ugiye kwiruka. do you know what the important part of starting is? Muzi ikintu cy'ingenzi iyo ugiye guhaguruka wiruka icyo ari cyo? You have to know where the finish line is. Ugomba kumenya aho umurongo urangiriza aho uherereye. If I'm going to race out of the church, Ndamutse nshaka kwiruka ngo sohoke hano mu rusengero, I have to know that's the direction I'm going to go. ngomba kumenya ngo hariya niho ngomba kugana. Otherwise, I might turn and start running this way, Ngo nshobora guhindukira ngatangira kwiruka ngana or hariya this cyangwa way, hariya or this way. cyangwa hariya. I might run like a person around in circles. Nshobora kumera nk'umuntu urimo kwiruka yizengurukaho. We see lots of people running in circles today. Tubona abantu benshi bagenda bizengurukaho babyina muzunga They don't know the direction they should go. kuko batazi iyo bagomba kujya. This is the job of being a father. Uwo rero niwo murimo w'umubyeyi. Tell your children there is a finish line. Ubwira abana bawe ngo hari umurongo turangirizaho. It is the kingdom of God. Ubwami bw'Imana. It is the glory of God. N'ubwiza bw'Imana. It is the life everlasting. Ubuzima buhoraho bw'iteka. Run in that direction. Mwiruke mugana aho Run in ngaho. that direction. Mwiruke mugana aho ngaho. Give them the spiritual leadership that they need. Mubahe ubuyobozi bw'umwuka bakeneye. Give them the example that they need. Mubahe ingero bakeneye. Give them the discipline that they need. Mubahe discipline bakeneye. Give them the compassion that they Mubahe need. impuhwe bakeneye. Give them the encouragement that they Mubahe need. umwete bakeneye. Give them the love that they Mubahe need. urukundo bakeneye. Give them everything they need. Ibyo bakeneye byose ubibahe. Start them in the direction they should go. Utangire kubereka And they icyerekezo will bagomba not kujyamo. soon turn from it. Kandi ntibazakivamo. Thank you. God bless you. Murakoze Imana ibahe umugisha.
God.